dusobetse imisango y'abasangiye ingendo. rero ashyize abwiza umubyeyi w'ukuri uko ibye na Chris bihagaze. Mukobwa Jana akomeje guhotera abana yibyariye. N'urunana. Uvuze ngo iki kaze? Ubwo ibyo uvuze wabisubiramo? None ko muduha akazi kenshi kandi dushonje. Nawe reba ukuru rutebo ruremereye rutaranyajyaho ifumbire. Nawe reba ukuru rutebo ruremereye rutarajyaho ifumbire. Ubwo rero burashaka kureka kujya gukora ngo bwirirwe buziranya rurembo yose bwibaho bugeze ngo bunsebye. Mwibeshye sha ndabahondagura ku buryo ejo mutazabyuka. Ntabwo twanze akazi nuko zibaho wanteza rubwawe. Yego ko mwana yanjye. Mukobwa Jana. Waramutse. Ubwo se kuzindutse uvuga nabi none uyu munsi urira bimeze bite wa mubyeyi? Wandetse wa mubyeyi uko ubyaye n'ababyimenyera. Oya nukuri ntiwabyaye nabi mukobwa Jana. Aba bana saho kwitunganya ngo bajye kwiga ko ndeba bafite ibitebo bagiye. Bagiye gutunda ifumbire bayijyana mu rutoki rwo kwa Ruremesha aho nabonye akaraka. Ukumva ari byo se ubwo ngubwo mukobwa Jana. Ni uburenganzira bwabo rwose. Ahubwo ni itegeko ko umwana wese uri mu kigero cyo kwiga bari mu ishuri muri aya masaha. Abasaba kwa Pascal rero abo nabo mu bahaze wa mubyeyi we. Uko bareba uko nta nubwo mbasha kubabonera ibyo barya ngo bahage. Nawe ngo ndabohereza mu ishuri. Mbese ubwo muri make cyemezo baragifashe. Abana bawe nyine ubwo ntago bagomba kwiga. Ariko se nshuti y'umuryango uragira ngo mbigenze nte? Ndakubwira ko no kubona icyo barya ari bahate nawe ngo kwiga. Ubu ndeba Pascal yarabantanye. Abantana ntarabona imbaraga zo gukora uragira ngo mbigenze nte? Uko byamera kose rero uburenganzira bw'abana bugomba kubahirizwa. Mukobwa Jana. Ibibazo byawe na Pascal mushaka uburyo mubikemura kandi vuba. Kuko uretse no kwiga aba bana bakeneye kuba mu rugo rurimo umutekano. Ibyo se urabimbwira ngo mbikore iki ko ari Pascal? Wibeshyera pa. Sibaho ngaho washyano. Yesu we. Ngaho nyumvira nawe nk'ibitutsi urimo gutuka umwana koko. Gutuka abana, kubakubita, kubakurura amatwi, kubima ibiryo, kubaraza hanze n'ibindi bihano bibabaza umubiri n'umutima. Ntago bituma umwana areka amakosa mukobwa Jana rwose. Niba umwana akosheje, muganiriza umwereke ikosa yakoze n'ingaruka zaryo. Utanamuhutaje. Bizamufasha kurireka bimufashe kutazanarisubira, hagaruke mu nzira ubundi mugira imibanire myiza kandi n'umwana kure neza. Arewe, umwana akora ikosa mu byinirire rero. Umva yemwe ba. Nimugire vuba vuba. Mugire vuba mwitunganye ntago mbasiga ngamba herekeze mbageze ku ishuri. Yewe we kazewe ngwina dukarabe vuba vuba tujya kwiga. Dore ngo barashyuhaye. Ubwo se muhiye mushotari ngo mugiye kwiga. Ubabwira cyara bagura ibikoresho mudafite. We, wowe urinde ushaka kunkuriraho urugi. Ni jewe. Mbese ni mwebwe. Pascal, wayikise. Waraye mu kibindi, waraye mu biki? Irigura ryamura urasinziriye nta n'ikibazo ufite uragona ya masaha kandi uzi neza ko inzu yanyu utarayishyura. Kanyabungo kuri umwarimu, uba wanahembwe wagiye wuruhira indushyi nka Pascal koko. Ariko niba mpembwa ntibikureba kandi. Sibyo? Nafashe inguzanyo nubaka inzu zanjye ngo zijye zingoboka mbone ayunganira uwo mushahara wanjye. Sinazubaka indushyi nka Pascal. Nyine rwose nubwo wumva ngo nanyoye nta gacupa kamwe mba naguze ubundi abavandimwe n'inshuti bazi uko mbayeho bakansengerera. Ibiraka byo byarabuze burundu. Pascal wimbeshya pe. Wimbeshya. Ndabizi neza kubona ibiraka. Rero twumvikanye kuzajya unyishyura buri ntangiriro z'ukwezi. Urumva? Dore wamaze kwijera mu kundi kwezi utarishyura gushize nawe urabizi. Ariko rero ubu noneho mbirimo neza mu gihe gito. Nukuri ndaza kubikemura. Ariko umuntu udasiba icupa buri mugoroba utambuka ku muryango wanjye wasinze ugira ngo sinkubona kandi ubwo koko Pascal. Kucyo ubushaka kumbeshya buri munsi. Sinabikubwiye koko. Nukuri baransengerera. Ariko bagusengerera, wakwisengerera. Genda shaka amafaranga y'inzu yanjye kandi byihuse. Nukuri byinshi. Rwose Kanyabungo ntiminsi mike ndabikemura n'impamo y'Imana. Nta minsi mike nguhaye Pascal. Ariko umva ngo twumvikane nyine. Ndakumva. Nguhaye amasaha 12. Bivuze ngo uhereye isaha ndatangira kubara. Bujye kwira wanyishyuye. Ubwo surumva koko ngewe ayo masaha nabandi uzi ko hari abandi bantu benshi bashaka inzu yanjye Pascal. Umva ngo waye kugeza nimugoroba n'ubutaranyishyura urayisohokamo kuri jye ugira impuba ariko. Ego ubuse kukubaza niba amakuru numvanye mugenzi wacu ko iyo programme yo kudufasha kwigura mu rurimi rw'icyongereza ihari byari gutuma unyuka nabi gutyo koko. Niba nawe wabyumvanye Budesiyana rero genda bigusobanurire maze undeke. Ariko rero ushobora kuba urwaye. Kuri pe
ntacyo ndwaye ndi muzima. Ikindi giyewe mu cyongereza ndiyizeye, ari speaking, ari writing, nta kibazo mfite. Abafite ikibazo mu yakurikirana. Nyamara rero Leya ngo ni porogaramu nziza yafasha buri wese kuva ku rwego ariho akajya ku rundi kandi zadufasha gutanga uburezi bufite ireme. Halo, niko muko kumfata nuvuge ma. Hako se mama, nk'ubu mu by'ukuri wavuga ko ari icyo umpamagariye utari kwihanganira kumbwira nimugoroba? Nafite impamvu ikomeye nanjye sinaguhamagara ya masaha Leya. Ariko uguzi ko umusaza yamenyesheje imiryango ko umukobwa yabonye umufiance none bakaba bamubaza igihe ubwo buzabera. Mama ibyanjye na Chris ni mu biturekere. Yes, tubiberekere rero maze muzagire mutya mu dutureho ibintu tutiteguye. Ninjye uko nkeneye Chris mu buzima bwanjye mama. Ku buryo nambwiye ngo ngende tubane nta bukwe nabisamira hejuru. Anemeye kuntera inda namwemerera nishimye cyane. Niko se muko ubwo mbwiye iki? Kushaka kubana na Chris wo nta bukwe. Kushaka kubyarana nawe gusa. Umbwiye iki mu by'ukuri? Nkubwiye ko mukunda cyane kandi ko nifuza kubana nawe vuba kuruta uko mwe mu bitekereza. None se nyine urabura iki? Chris niwe ugenda bigura intege mama. Niba navuga ngo urukundo rwe rurakonje sinzi uko nabyita pe. Uko byamera kose ndakubujije mwana wa. Uramenye ntuzishyingire. Ngubane n'umuntu utaje iwanyu kugusaba no kuvuga. Urabyumva? Mutanasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko. Turi hafi kuruhuka nkabona akanya nyuma y'ibizamini bya leta nzashyiramo imbaraga ndebe ko byibura yanyemerera kugera iwacu. Wumva se ahubwo tangira ubu ngubu wishyiremo imbaraga. Naho ubundi se yahinduka uwo baseka ku musozi w'inahangaha da. Bamusekera iki se mama? Ubu mu rungano rwanjye n'ingege nyine ukiri umukobwa gusa. Uretse kuri no muri bake cyane basigaye da. Ariko so yari yatangiye kubwira abantu bose ko yabonye umukwe kandi w'umuherwe unayoboye ikigo nderabuzima cyaho ngaho i Nyarurembo. Nk'ubwo ibyo yabivugaga yabitumwe nande koko? Bite kuje kundeba muza? Nje kukureba nyine ngo wihute tujye kurya. Uragenda wikurura kandi tugize amahirwe yo kubona ibiryo. Mana we, muza nimbigeraho ndabirya. Ndabihamye kuko nijoro ntabyo turi bubone. Ndukurya ibya saa sita na nijoro. Ejo se ubwo nguzi ko tuzacika mama? Izi so zagaruka iwacu kuhadukura akaze. Uragira ngo tujye kuyimusabasa? Reka ariko mfite ubwoba ko mama ashobora kutubuza kugaruka kwiga akaze. Nese uko nta bikoresho dufite ubundi bazakomeza ko twihanganira. Vuga ko tugiye no kurya kandi amafaranga y'umusanzu basaba nta iwacu batanze. Cyo kibagirwe muza. Mama ntayo azatanga, papa ntituzahaba ngo tujye kuyamusaba. Papa wacu se ko tutazi niba kina binyarurembo. Niyo mpamvu ibyo uyu munsi tugomba kubirya nkaho tuzafejo. Uzi ko uvuga ibintu nk'iby'abasaza akaze. Ubundi si imiruho y'iwacu ntiyadusajishije. Ubu njye mfite ubwoba ko nubwo ejo nagaruka bansubiza inyuma sinirire. Ariko muzazi ko waho twumva yaduseka. Kubera iki kaze? Ko tubabajwe no kurya kurenza kwiga. Nuko kwiga umuntu ashonje nabyo ari ikibazo ariko no mu ishuri nicayemo nk'udahari. Uzi ko nanjye ari uko? Ntitwakwirenganya ariko hashize igihe kinini tutiga pe. Uzi ko mwarimu yavugaga singire n'ikintu na kimwe numva we. Sinaguseka rwose. None se ko tuzi uko mu rugo bimeze, mama wacu ni nkaho adashobora gukora kubera impanga, papa yarigendeye, ninde uzatugurira ibikoresho? Muzahara arambazara. None se uragira ngo mbaze nde? Ninde uzatugurira ibikoresho ngo nubwo twaza kwiga tugatsindwa ariko tujye twibonera ibyo kurya bya kumanywa? Usko ntari nzi ko uzi gukaranga ubunyobwa gutya Leya. Ubundi se ugira ngo ni njye wabukaranze Kiri? Ni icyanga cy'ubunyobwa bukaranzwe n'umuntu w'inararibonye nyine. Ninde we? Nyoko bukwe? Mabukwe buhe we? Mama wanjye yewe. Ako se ubwo icyo utumva ni iki? Umukecuru yategetse ngo ubunyobwa nturaruta bugejeje ku mukwe wanjye. Okay, reka mburire icyo rwose. Urye rwose ndi bumuhamagare mubwire ko wabukunze cyane. Umunshimiresha. Wese ahubwo kudakoramo. Cyangwa uragira ngo utabuncura. Nabyo. Ahubwo reka ndebe ibyo mba nkora ahangaha. Nta yindi myenda se wameshesheje ngo nsige nyigutereye ipasi? Ndumva ntayo. Ahubwo akiri ubu ngubu bunshyiraho mu kabati nzabukomereza hejuru. Ariko Kiri, nk'ibi biba ari ibiki koko? Ibiki Leya? Aka kajaketi ni akanyesi ndakazi neza. Ngize ukuri. Iyi jaketi ya nyesi yageze hano iti. Nese ko itagira amaguru ngo yizanye urumva yahageze iti. Ngize ukuri Chris we.
mbwira niba nyese asigaye aza hano nk'uko mbyumva. ese kuba nyese yansura hari ikibazo Leya? yarayaje rwose nubwo atahatinze. rekeraho ngaho urakoze, rekeraho kiri. ubu se ko yasize ijaketi ye hano mu ruganiriro mu cyumba yahasize iki koko? garukiraho ariko Leya. wirengera rwose. nabuzwa n'iki gutekereza ngo ngere kure mbibona n'amaso yanjye ko wasubiranye na nyesi kiri. mwarasubiranye ahubwo ntushaka kubyemera. ariko buriya rumara inkwi umubonamo iki gituma udashobora kumureka burundu kiri? kubizi neza ko hari abandi bagabo banganya imyaka nawe bamutekereza nka Semana babyaranye, ubu mushakaho iki koko? ariko se amagambo yose uvuga nayo Leya? ndayavugishwa nawe kiri. nawe udashobora kubona ko hari abakobwa bato beza bagukunda bakwemera kubura n'ubuzima bwabo ku bwawe? ubu ntubibona koko? ndi umuseri bateri mugenzi wawe, sinigeze nshaka, sinigeze mbyara, ndagukunda wowe wenyine, ariko urarenga ukantendeka koko kiri, ukambangikanya na Yesu uriya utubyaye koko. nizere ko utarambiwe Pascal. ngaho mbwira noneho ndahugutse. ariko niba ugifite abakiriya nta kibazo ntakomeza nkagutegereza Nadine, ntari bi rwose. uzi ko wagira ngo ntubona Pascal? unubona ko ari wowe usigaye hano wenyine? noneho rero reka nkubwire uko nteganya gukora ikirakumpaye. nibyo nshaka kumva rwose, ngaho mbwira. icya mbere nzatira umuhituzi wacu megafone. yego. ubundi njye mu isoko, mu isantere, aho bategera amamodoka n'ahandi hantu hose hahurira abantu benshi. hanyuma se nuhagera? nimpagera rero dore agakoryo. hariya hirya iwacu Nyarurembo hari umugore mwiza cyane witwa Nadine. abafitiye cyayi na ndazi, abafitiye agatogo mu gitondo, abafitiye akaboga n'ibindi biryo byose. biraryoshye cyane. azi guteka, ateka neza nk'uko ari mwiza. yo niko se Pascal, iyo ndirimbo si ubwo uza wamamaza ibyo ncuruza gusa Pascal, cyangwa uza wamamaza n'ubicuruza? mva nawe urabyumvireka. ndayikunze Pascal. ariko rero Nadine, hari ikibazo mfite. kirebana n'iki se Pascal? urumva nyine maze kuguhimbira indirimbo kandi ni nziza. ni ukuri pe. ariko se nzamamaza kuteka neza ntararya ku byo watetse koko? ni ukuri ako kantu kigeho. none se urashaka ko bigenda gute? nyine wari ukwiye kunyarurira maze nkarya nkijuta nkazabyamamaza neza mbizi. ejo uzaze musogongeze. ariko se n'ibiryo urabisogongeza boshye inzoga koko Pascal? ntabyo nzi. ntaho mbizi. ariko ndagushimiye pe. ni ukuri. none se kudataha Pascal, ibyo twavuga ntitwabirangije? ngenda Nadine ugira ngo ntagupfa kugenda sha. Pascal, utegereje iki? nizere ko nta kintu utegereje, kuko rwose izo gahunda sinyizikora pe, nazivuyemo. ngaho da izihe gahunda se kandi Nadine? reka kwijijisha Pascal. abagabo ndabazi ubu nta kintu utegereje. ushobora kutekereza ko nyicuruza, kandi narabiretse rwose, niyemeje gukoresha amaboko yanjye. ego baba rero niko ye. reka ibyo sinigeze nanabitekereza Nadine. nuko nigumiye hanyine ngo amasaha y'icumi ngere ku kibahima cyanjye kwa Kanyabungo baharyamye. kwa Kanyabungo se mufitanye ikihe kibazo? urabivuga se urabizi wa mubyeyi we. byagenze bite? nuko bana abantu bagenda Nadine we. ngaho uriya muvuna muheto ngo ni umwarimu yankodesheje inzu ye. ariko araye ari bunyicare ku gakana nyishyuza nkaho ariho ateze amakiriro. nukumva kuba uri umwarimu rero byatuma kureka ukaba mu nzu ye utamwishyura, kandi rero batujya neza Pascal. Pascal azihisha Kanyabungo kugeza ryari? ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ku bufatanye n'ikigo gihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA hamwe na World Vision Rwanda, mukayikurikira kuri Radio Disc kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 11:30 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'igitekerezo. ushobora kandi gukurikira ikinamico Urunana kuri telefone yawe ukanda 845 maze ugakurikiza amabwiriza. uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10.
dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.